ni ukuvuga ngo uku kwihangana kwa Kristo nta kintu yaduhishe, yadusobanuriye ko nawe bitapfuye kuza ngo apfe kwihangana, ngo apfe kwitwara kuriya, ngo apfe kwihanganira umusaraba, apfe kwihanganira ubwanzi bw'abanyabyaha, apfe kwihanganira abamugiraga kuriya, ngo ahubwo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita no ku isoni zawo. Imana y'ubuntu bwinshi tugirire neza. Ni ukuvuga ngo kwihangana kwa Kristo nawe ubwe kwakomokaga ku mpamvu yari afite, kwakomokaga ku byo yarebaga imbere. Imana yacu idufashe cyane. Yari afite intumbero, yari afite icyo abona, yari afite icyo ashaka kugeraho, bimuhatiriza kwihangana. Imana yacu idufashe cyane. Noneho ukumva umwe abaye nk'usa nk'uwifuza ikibazo cy'undi, akavuga ati yabyo nari nyifite ikagwa. Ubwo nuvuga iby'imodoka, undi urwaye nawe akavuga ati iyaba nari ndi muzima wenda nkaburara. Donc ukumva bashatse gushyira ubusumbane mu bibazo umuntu afite, ariko nyamara kwihangana ntabwo gushingira ku bibazo umuntu yahuye nabyo, hatitawe ku buremere bwabyo, kuko byose biterwa n'impamvu umuntu afite yo kubyihanganira. Nta muntu ushobora kwinjira mu mubabaro w'undi muntu, nta n'umuntu ushobora kwinjira mu munezero w'undi muntu. Umutima wose wimenyaho wa mubabaro. Niyo mpamvu no kwihangana ari ikintu ari ikintu bwite umuntu aba aterwa n'impamvu ze bwite. Muraho neza nshuti mukundwa n'Umwami wacu Yesu, twongeye kubasuhuza, twongeye kubaha ikaze ku nyubako y'agakiza, kandi tunezezwa cyane no kubana namwe. Tumaze iminsi tutabonana kubera impamvu z'imirimo myinshi, ariko Umwami Yesu aduciriye akanzu ko kongera guhura. Nashimirwe ubwo buntu tugiriye. Duherukana ku cyigisho cya nyuma twaganiragaho cyavugaga iby'Umwuka Wera nk'inkuta z'agakiza, ariko turaza kuza gusakara inzu yacu gakiza, kuko gutunga inzu idasakaye ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo ushobora kubaka inzu ngo ukomeze kuyireka idasakaye. Murabizi ko bitera akaga ku buryo bwinshi, uretse no kuba nta kintu wayibikamo, nta nubwo byanakorohera kuyigumana igihe yaba idasakaye, kuko imvura iguye ihita itangira kunyagira ibindi bice byose wubatse, bigatuma n'ibice byo hasi byangirika. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira ku gice cy'igisenge cy'inyubako y'agakiza. Igisenge cy'inyubako y'agakiza nacyo ni ikintu cy'ingenzi kidakwiriye kubura abakundwa, kidakwiriye kubura, gikwiriye kwitabwaho, by'umwihariko muri iyi minsi imvura, izuba, umuyaga n'ibindi bibazo byose birimo byiyongera muri iyi minsi ya nyuma, kuko ibyo byo mu minsi y'imperuka bizaba byiganje nk'uko ibyanditswe bitumenyesha. Bityo rero dukeneye igisenge cy'inyubako y'agakiza gikwiriye kuba gihari, kandi gikwiriye kuba gikomejwe rwose kugira ngo kibashe gukingira ibintu byose tuzabika mu nyubako, kandi kugira ngo kibashe kurinda inyubako ubwayo, kandi kugira ngo kibashe no guha igisobanura inzu yacu. Kuko ngira ngo muzi ko burya inshuro nyinshi muzasanga n'inzu bayiterera igisenge. Iyi nzu itageretse usanga bayiterera igisenge, ugasanga bayise cadastre bitewe n'imiterere y'igisenge, ugasanga bayise gitwe kimwe, ugasanga bayise mugongo. Donc mu Kinyarwanda twebwe usanga ibyo bintu bigaragara cyane mu buryo bw'abubatsi. Icyo nshaka kuvuga ni uko igisenge aricyo gitanga ubusobanuro bw'inzu. Rero ni ngombwa ko tukiganiraho mu nyubako y'agakiza, kuko aho icyo gisenge cyitwa kwihangana ndetse no kwizera, ariko bitari ku rugero urubonetse rwose, cyangwa bidatewe n'impamvu zibonetse zose, ahubwo biri ku rugero rwa Kristo no ku gihagararo cya Kristo. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Rero nibyo tugiye gutangira tuganiraho, dusobanura ibyo kwihangana no kwizera, ariko tuzabigabanyamo kabiri, kuko kwihangana no kwizera ngira ngo muzi ko no ku gisenge gisanzwe habamo ibice bibiri. Habamo igice bita charpente, hakabamo n'igice cy'isakaro. Kimwe kikaba kigizwe na bya biti cyangwa ibyuma, ikindi kikaba kigizwe n'amabati cyangwa se amategura. Imana itugirire neza. Rero ibyo byose no mu nyubako y'agakiza bigomba kuba biriliye, bihuje, kugira ngo bikunde bidufashe kugira igisenge cyuzuye. Reka tutarinjira cyane, dusengane Imana, tuyihe karibu muri kino kiganiro cyacu kugira ngo abe ari twifashiriza. Data wa twese udukunda, se Umwami wacu Yesu Kristo, tuguhaye ikaze kandi turagushimiye
kuko duhaye uburyo bwo kongera kuganira ibitugirira umumaro. Mu izina rya Yesu turaguhendahenda kugira ngo ntihaboneke twebwe, ahubwo haboneke wowe udufasha, utwigisha, uduhugura, uduha umurongo kugira ngo tube dufite ibikwiriye byose. Urakoze rero kudukunda ngaho abana natwe, ibyo ushaka bisozwe n'ukuboko kwawe kwiza muri twe kubwa Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze rero wowe nshuti mukundwa ukundwa n'umwami wacu Yesu. Nari maze kubabwira ko tugiye kuganira ku gisenge cy'inyubako y'agakiza ubwayo. Hanyuma by'umwihariko muri kino gihe ngira ngo muzi ko hari aho ibyanditswe mu byahishuwe bigeraho bikatubwira ngo aha mu gice cya 13 aha niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Aya magambo aboneka mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe ku murongo wa 12 ntago nyavuze kuko ariho hantu nshaka kwinjira wenda ngo mbabwire iby'ibi bihe cyangwa se ngo mbabwire impamvu zo kwihangana muri bino bihe, ahubwo nshaka kwivugira ko no mu bihe bikomeye umwami Yesu yerekana ko kwizera no kwihangana ari ikintu gikwiriye kuzaba kigaragara cyangwa kigaragaza izo nyubako zose zizaba zarubatswe kugeza muri iki gihe. Imana itugirire neza. Aho yavuze ngo ahangaha niho kwihangana kw'abera, abavuga ko bafite kwihangana, abera bose bavuga ko bafite kwihangana niho kuzagaragarira, noneho no kwizera kwabo niho kuzagaragarira. Bamwe bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ntabwo nshaka gutinda maho, ahubwo nashaka kwivugira ko no mu bihe bikomeye icyo kintu kizaba ari ikintu cyo gukingira inyubako gakiza kugira ngo igume igaragaza ubwiza. Imana itugire neza. Nayivuze rero ko kwihangana no kwizera ari ibintu bigomba gukorana nk'uko isakaro na charpente bikorana, kuko biba bikoze ku buryo kimwe kigomba kuba kigendana n'ikindi. Kuki nabifashe gutyo? Ndabaha urugero kuri Abrahamu, umusekuruza w'abizera bose. Bibiliya itubwira ko yatsindishirijwe cyangwa se kwizera ko kwamuhandirijwe no gukiranuka, ariko ndagira ngo mbibutse ko kwizera atari ko kwatsindishirije Abrahamu gusa, ahubwo kwizera kwe kuko kwageragejwe kukagaragaza kwihangana nibyo byatumye abasekuruza w'abizera. Bityo rero ntabwo ari sekuruza w'abizera gusa, ahubwo aba ari sekuruza w'abihanganye mu byo bageragejwe byose, barangiza ntibarekure uko kwizera. Imana y'ubuntu bwinshi tugirire neza. Ni ukuvuga ngo muziko yageragejwe mu buryo bwinshi. Yabanje kugeragezwa no gusiga igihugu cy'iwabo, amaze kwigira imbere ageragezwa no kuba ku butaka bw'ubukuna budafite ikintu na kimwe bugaragazaho icyizere cy'ubuzima, naho arahageragezwa ko kwizera ntawe kujya kwemerwa ko utabanje kugeragezwa. Hanyuma y'ibyo ngibyo amaze no kugeragezwa no kubura umwana igihe kirekire, aza no kuza kugeragezwa no kongera kumutanga, ariko kuko yihanganye mu byo yageragejwe nicyo cyatumye tumwita sekuruza w'abizera, ariko atari uw'abizera gusa, ahubwo abihanganye mu byo bageragejwe. Ni ukuvuga ngo iyo kwihangana kutagaragaje iyo kwizera kutagaragaje kwihangana, uko kwizera kuba kwari ntako, cyangwa se kuba kudahari, cyangwa se kuba kudakomeye. Imana itugirire neza. Noneho iyo ntago dushobora nanone kugira kwihangana igihe nta kwizera guhari, kuko burya umuntu yihangana kubera ko hari impamvu ifatika imutera kwihangana. Ubwo kandi twatangiye kuganira ku byerekeranye n'ibyo kwihangana. Turaganira ku gice cya mbere cya charpente, tuganire no ku gice cy'isakaro, ari kimwe kwihangana, ikindi kikitwa kwizera. Reka twiyerere ku cyerekeranye no kwihangana. Kwihangana rero ni ikintu kidashobora kubaho nta mpamvu zihari. Burya abantu benshi bihangana by'amaburakindi, kandi ibyo bintu burya ntabwo biba ari ukwihangana, burya nyine no maburakindi. Burya umuntu ntazakubeshye ngo yakwihanganiye kandi kubera ko yakuretse kubera ko aba nta kundi yakugenza. Urumva hari igihe umuntu ashaka kubeshya ngo yihanganye kandi nyamara ari amaburakindi. Rero kwihangana tuvuga k'umwami wacu Yesu ntabwo ari ukwihangana kw'amaburakindi, ahubwo ni ukwihangana gutewe n'impamvu. Reka wenda tubivuge duhereye ku magambo aboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abatesalonike, urwandiko rwa 2 igice cya 3 ku murongo waho wa 5, handitswe ngo umwami ayobore imitima yanyu ayerekeze ku rukundo rw'Imana no ku kwihangana kwa Kristo. Kwihangana kwa Kristo
ni ukuvuga ngo nituvuga kwihangana k'umwami wacu Yesu ariko gakiza, ariyo nyubako y'agakiza nk'undatukurwa Petero yabyanditse, nituvuga kwihangana k'umwami wacu Yesu turaba tuvuga kwihangana guterwa n'impamvu, ntabwo turaba turimo tuvuga kwihangana kw'amaburakindi. Rero uku kwihangana guterwa n'impamvu niko kwihangana k'umwami wacu Yesu, kandi izo mpamvu ni ukwizera. Kuko kwizera kuba kumeze nka sharpante, ntabwo kuba kugaragara, inyuma hagaragara kwihangana ariko mo imbere harimo kwizera. Noneho ko kwihangana iyo kugaragaye byerekana ko gukomejwe n'impamvu zifatika zo kwizera. Imana itugirire neza, ibyo bigatuma nubwo imvura yaba, kuko ntabwo tuzanga ko imvura igwa muri iyi si idasakaye, ahubwo tugiye gushaka ubwugamo mu nyubako y'agakiza itwikirijwe, isakajwe kwizera ndetse no kwihangana bya Kristo. Imana itugirire neza. Mu mvura iyo ari yo yose ntabwo ibasha kuduhangara. Imvura izagwa kuko abantu, iyo imvura iguye hari abanyagirwa hari n'abatanyagirwa. Ntabwo turi buze gushaka ko imvura itagwa, ntabwo turi buze kuza guhagarika amakuba n'ibyago n'ingorane byose byo muri buno buzima, oya, ahubwo turaza kuza gushaka ahantu ho kwikinga ibyo bintu, kuko imvura izagwa, imvura iragwa, umuyaga urahuha, umuyaga uzahuha. Ariko ibyo bintu ntabwo ikintu Imana iduhamagarira ari uko dukwiriye gusaba ngo biveho, ahubwo dukwiriye kuba dufite ubwihisho bukomeye, ari bwo mu mpamvu zo kwihangana ndetse no kwihangana ubwako. Tukaba dufite umutaka ufite inkingi zo kwizera, ugaragara inyuma ari ukwihangana. Imana ibona ubwinshi dufashe kandi Imana itugire neza. Rero kwizera no kwihangana tuzavugaho ni iby'umwami wacu Yesu, ntabwo ari ibisanzwe cyangwa ntabwo ari ibya buri muntu ngo umuntu wese yumve ko yagira ibye n'undi akagira ibye, ahubwo turahamagarira kugira kwizera no kwihangana by'umwami wacu Yesu. Ariho rero dutangiriye ku kwihangana, tuvuga ko kwihangana kwa Kristo, umwami ayobora imitima yanyu ayerekeze mu rukundo rw'Imana no ku rukundo rwa Kristo. Uko kwihangana kwa Kristo rero, nugenzura urwandiko rwandikiwe itorero ry'Abaheburayo mu gice cya 12, ndagira ngo uze kuza kumva neza igice cya 12 cy'Abaheburayo. Handitse ngo ku murongo wa 2, handitse ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, ari nawo gusohoza rwose. Aho niho nshaka. Handitse ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita no ku isoni zawo. Ni ukuvuga ngo uku kwihangana kwa Kristo nta kintu yaduhishe, yadusobanuriye ko nawe bitapfuye kuza ngo apfe kwihangana, ngo apfe kwitwara kuriya, ngo apfe kwihanganira umusaraba, apfe kwihanganira ubwanzi bw'abanyabyaha, apfe kwihanganira abamugiraga kuriya, ngo ahubwo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita no ku isoni zawo. Imana y'ubuntu bwinshi tugirire neza. Ni ukuvuga ngo kwihangana kwa Kristo nawe ubwe kwakomokaga ku mpamvu yari afite, kwakomokaga ku byo yarebaga imbere. Imana yacu idufashe cyane. Yari afite intumbero, yari afite icyo abona, yari afite icyo ashaka kugeraho, bimuhatiriza kwihangana. Imana yacu idufashe cyane. Bimuhatiriza kwihanganira umusaraba, ndetse ntiyakonsidera, ntiyirirwaho agaciro izo soni z'umusaraba kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Imana itugirire neza. Aduha icyitegererezo cyiza rero, atubwira ko uko kwihangana kugomba kuba gufite impamvu kugira ngo gukunde kubeho. Natwe niko bimeze. Ni ukuvuga ngo kwihangana ntabwo gushobora kubaho nta mpamvu zihari. Kwihangana ntigushoboka nta mpamvu, kuko kwihangana ni ugukora ikintu kikugoye, cyangwa se kudakora ikintu bikugoye kubera impamvu. Ushobora kuba ari icyo usabwa gukora ntugikore bikuruhije, bikuvunnye, ariko nyine ukihangana ntugikore. Noneho cyangwa se ukaba udakoze ikintu wagombaga gukora, cyangwa se ukaba ukoze ikintu wagombaga gukora bikugoye vice versa, ariko ukabiterwa n'impamvu ziguteye kudakora cyangwa gukora icyo kintu runaka kikuruhije, kigusabye imbaraga zikomeye. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Rero kwihangana kurimo kuza kuba impamvu.
impamvu zidutera kwihangana ni izihe kugira ngo dukunde twihangane. Nyine duhereye ku kwihangana, izo mpamvu ni ukwizera kwacu. Rero turaza kuzazivugaho mu bice byacu bizakurikiraho. Umwami Yesu atugirire neza. Hanyuma reka twikomereze tucyana ku kwihangana kwa Kristo. Umuntu nawe utegetswe cyangwa se ukwiriye kwihangana akwiriye kuba afite impamvu imutera ko kwihangana, kuko nta mpamvu no kwihangana nta kuba guhari. Imana itugire neza. Hari impamvu ubundi yakabaye itera abantu mu buryo bwa rusange kwihangana, kuko ugereranije n'ibyabaye kuri Yobu, ni ibintu tuba tuzi neza ko cyangwa tuvuga neza ko Yobu yahuye n'ibintu umuntu wese wo muri buno buzima ahuye nabyo ntekereza ko bitamworohera, cyangwa se ibyo duhura nabyo bitugora muri buno buzima bijya gusa n'ibyo Yobu yanyuzemo, kuko we yahuye na byinshi. Ariko hari ikintu cyanangaje kiboneka mu gitabo cya Yobu, aho amaze kugerwaho n'ibyo byose, Bibiliya iratubwira ngo Yobu arangije arasubiza ngo, mwihangane mwumve ukuntu Yobu yasubije. Yobu mu gice cya mbere, igice cya mbere cya Yobu, cy'igitabo cya Yobu, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzajya no mu nda y'isi ntacyo njyanye. Imana itugirire neza kandi Imana dukomeze. Rero aravuga, maze Yobu ahera ko arahaguruka arimoza ashimura umwitero we, aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe ubintwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Ibaze mu bintu byose Yobu yahuye nabyo, gupfusha abana, gupfusha amatungo, kubura byose, birya bintu bikomeye yagiye ahura nabyo byose, akavuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzajya mu nda y'isi nta kintu njyanye. Ngo muri ibyo byose ngo ntiyagira, aravuga ngo izina ry'Uwiteka rishimwe kuko yabimpaye akaba byisubije, ngo ntiyagira ijambo na rimwe acumurisha ururimi rwe. Nkibaza ngo ni gute bino bintu Yobu yabishoboye. Ariko ikintu kintangaza ni uko twese dufite impamvu Yobu yatanze, nta yindi mpamvu idasanzwe. Yaravuze ngo kimwe cyo navuye mu nda nta kintu nzanye, nzajya no mu nda y'isi nta kintu ngize gute, nta kintu njyanye. Arangije aravuga ngo izina ry'Uwiteka rishimwe. Kandi ibintu yari yahuye nabyo ni kimwe muri byo nibyo bitubaho, ariko nyamara bigasanga hari ukundi kuntu twitwaye kudasanzwe, ariko nyamara twari dufite impamvu rusange ituma twihangana. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzajya no mu nda y'isi nta kintu njyanye. Bityo bya bindi byose ntibyamukereza. Ariko noneho ndashaka kugira ngo mbabwire ngo twebweho dufite impamvu iruta iyi ngiyi Yobu yari afite, kuko iyi ngiyi ni impamvu rusange. Umuntu wese agira impamvu. Wese wavuye mu nda ya nyoko wambaye ubusa, uzajya mu nda y'isi nta kintu ujyanye. Iyo ni hamwe udashobora guhindura. Bityo rero ntabwo ukwiye guhangayikwa n'ibyo uhura nabyo muri buno buzima ukabitunga byagenda ngo uvuze induru. Ni umubiri se, ni abana se, ni ubutunzi se, ni ugukena se, ni ugusonza se, ni ugutabwa se, ni iki se? Ibyo byose waje ntabyo ufite, kandi byose n'ibyo ugomba kubinyuramo, ariko ugomba kumenya ko uzanabisiga inangaha. Bityo ntabwo ukwiye gukucira umwenda. Imana itugire neza. Ntucikwe n'agace kacu gakurikira. Nyuma y'akaruhuko turakomeza. Yesu aguhe umugisha. Nyuma y'aka karuhuko ndagira ngo twikomereze aho twari tugereje twivugira kuri Yobu, kuko Yobu we nta nubwo yari afite impamvu idasanzwe imutera kwihangana. Yari afite impamvu umuntu wese agira. Kuva mu nda ya nyoko, kuva mu nda ya nyina, nawe niko byagenze. Nanjye kuva mu nda ya mama, nawe niko byagenze. Ibindi byose yari afite muri buno buzima nibyo yongerewe nyuma yuko ava mu nda ya nyina, kandi azanabisiga agenda uko yaje, kuko azajya mu nda y'isi nabwo nta kintu na kimwe ajyanye. Imana y'ubuntu bwinshi dufasha. Aravuga ngo ubwo bimeze bityo bigiye se ndapfa iki? Uwiteka niwe wabimpaye, none byisubije, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Arikomereza. None ikintu gitangaje, ngira ngo muzi byageragejwe, yapfushije abana bose uko ari 10 umunsi umwe n'abagaragu. Arangije amatungo yose yari afite, inka, intama, indogobe, ingamiya, ibyo bintu byose nabyo bigendera umunsi umwe. Agera no kukurwara nawe ubwe, umubiri we nawo mubera uzaho ibishyute.
ariko muri ibyo byose ngo arihangana ntiyagira icyacumuza ururimi rwe. Sinshaka kuvuga ko Yobu yari umukiranutsi ku rugero rutuma nta kosa yari afite, ntabwo ari ibyo ngambiriye. Icyo nshaka kuvuga ni uko yari afite impamvu ikomeye ituma yihanganira ibyo yageragejwe byose. Hari aho yageze aravuga ngo Uwiteka nubwo wanyica nzapfa nkimwiringira. Aravuga ngo kandi sinzikuraho kuba inyangamugayo, gucyanuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Rero ndashaka kwivugira gusa ku butwari bwo kwihanganira ibyo yageragejwe. Ibyo kwigishwa kwe no gutunganywa kwe ntabwo ari byo ndibuze kujyamo uyu munsi. Umwami Yesu adufashe kandi atugire neza. Yobu rero yari afite impamvu yo kwihangana iruta ibyo yageragejwe, byatumye adahinduka nk'umusazi, ahubwo aturiza Imana mu bibazo byose yari afite. Noneho rero twebwe nababwiye ko kwihangana dusabwa kugira atari ukwihangana nk'ukwa Yobu, atari ukwihangana nk'ukwa oya, ni ukwihangana biratubwiye ngo ni ukwihangana kwa Kristo. Kwihangana kwa Kristo rero niko guterwa n'impamvu zifatika. Ngira ngo muzi neza ko mu bintu byatumye Yobu aza kugeragezwa, usomye mu gice cya mbere cy'igitabo cya Yobu uhasanga amagambo y'uko Satani yagiye gusaba Yobu kubera ko yumvaga yibwira ko naramuka akoze ku byo Yobu atunze biraza kuza gutuma Yobu yihakana Uwiteka ku mugaragaro. Bwa bukiranutsi, bwa bunyangamugayo kwa kuba umwizerwa yarafite bigatakarira mu maso y'Imana, ariko amaze kubikoraho Uwiteka yamurekeye. Ntararenga aho ngaho, ndagira ngo nkumenyeshe ko impamvu yo kugeragezwa kwawe, niba uri umugenzi, niba uri umwizera, ishobora guterwa n'uko Satani yifuza ko wihakana ibyizerwa. Gutakaza abana, gutakaza ibyo utunze, gutakaza ubuzima bwiza wari ufite, bishobora guterwa n'uko Satani yifuza ko wihakana Imana, niba uri umugenzi nyamugenzi. Icyakora bishobora kuba n'isomo, bishobora no kuza bikaba n'ikinyafu, ntabwo ari byo ndi butindemo. Gusa icyari kigamijwe kuri Yobu kwari ukugira ngo Yobu akunde yihakana Imana ku mugaragaro, ariko nyamara ntibyakunda. No kuvuga ngo iyo twihakanye ibyizerwa mu byo twageragejwe, n'ubundi gukomera kwacu kuba nta kwari guhari. Iyo twihakanye Imana mu bigeragezo byinshi duhura nabyo tukahita turekura, n'ubundi Satani abageze ku ntego yari afite ku buzima bwacu. Imana itugire neza. Iyo turimo tuvuga ku byerekeranye no kwihangana, ntabwo tujya dutinda cyane dutekereza ku buremere bw'ikibazo kiba cyabayeho cyangwa se bw'ikosa riba ryabayeho, kuko umuntu ashobora kwihanganira ikosa, cyangwa se umuntu ashobora kwihanganira ikindi kintu runaka, cyaba ikibazo, byaba umusaraba, kuko n'umusaraba nawe urihanganirwa, cyangwa se umuntu akaba yihanganira n'ikosa ryakozwe. Ntabwo iyo tujya kuvuga ibyo bintu rero tuvuga ku kwihangana, tuvuga kwihangana tugendeye ku kibazo cyabayeho ngo twite ku buremere bwabyo, kuko burya uburemere buterwa n'impamvu nyiracyo afite zo kukihanganira. Umwe ushobora kumva arimo ararira avuga ko wenda n'urugero imodoka ye yaguye kandi wenda ari ideni rya banki. Uwo n'umwe afite agahinda ke, ukumva nyine arahangayitse, yataye umutwe. Undi nawe ugasanga yifitiye ikibazo cy'uko abana bamaze 3 batarya. Undi nawe ugasanga afite uburwayi bumukomereye yenda gupfa. Undi nawe ugasanga noneho ukumva umwe abaye nk'usa nk'uwifuza ikibazo cy'undi, akavuga ati yabyo nari nyifite ikagwa. Ubwo nuvuga iby'imodoka, undi urwaye nawe akavuga ati iyaba nari ndi muzima wenda nkaburara. Donc ukumva bashatse gushyira ubusumbane mu bibazo umuntu afite, ariko nyamara kwihangana ntabwo gushingira ku bibazo umuntu yahuye nabyo, hatitawe ku buremere bwabyo, kuko byose biterwa n'impamvu umuntu afite yo kubyihanganira. Nta muntu ushobora kwinjira mu mubabaro w'undi muntu, nta n'umuntu ushobora kwinjira mu munezero w'undi muntu. Umutima wose wimenya aho wa mubabaro. Niyo mpamvu no kwihangana ari ikintu bwite umuntu aba aterwa n'impamvu ze bwite. Rero iyo umuntu afite impamvu zimutera kwihangana ziruta ikibazo afite gihinduka ubusa nubwo cyaba kiriho. Iyo umuntu afite impamvu ntoya zo kwihangana ziri munsi y'ikibazo afite, ikibazo kimubaho uko cyakabaye. Noneho ni kimwe n'iyo umuntu nta mpamvu n'imwe afite yo kwihangana, imvura imunyagira uko yakabaye.
imvura irakunyagira ikamera nk'imvura igusanze ahantu hatari aho kugama ikagucikiraho ukayumva uko yakabaye. Ariko nyamara iyo ufite impamvu zo kwihangana, uko kwihangana kuraza kwakubera umutaka bifite impamvu z'imbere zitarimo zigaragara. Kwihangana kuragutwikira, noneho bya bikuremereye bya bikomeye biriho kumva bihindutse ubusa, ukagira amahoro mu makuba kubw'uko kwihangana, ukamera nk'umuntu wibereye mu nzu imvura irimo iragwa. Hari n'abantu bakunda gusinzira mu mvura kubera ko bazi neza ko baryamye mu nzu zitava. Kwihangana gufite uko kwihangana kwa Kristo nuko kwizera kwa Kristo bifite ubushobozi bwo gutuma dusinzira muri kino gihe cy'amakuba akomeye, mu gihe cyo gusonza, cyo gukena, cyo kwambara ubusa, mu gihe isi yagufungira ibyo ukenera byose. Uko kwihangana gufite ubushobozi bwo gutuma uryama ugasinzira kubera ko gukoze ku buryo ari igisenge kandi gikomejwe rwose. Ni ukwihangana kwa Kristo. Kuko uko n'ukwihangana kurakura, turabiganira mu gice cyacu, mu bice byacu bizakurikiraho, tuzagenda tubireba. Ntacyo uko Umwami Yesu agenda dushoboza, ariko ni ikintu cy'ingenzi udakwiriye kurekura, kuko umuntu araryama agasinzira kubera ko aryamye mu nzu isakaye. Ariko niyo ifite itobotse byonyine no gusinzira ntibikunda. Iyo ifite itobotse gusinzira ntabwo bikunda. Iyo ufite inziva wenda yabivira ku rukuta, uba wumva udafite amahoro, ariko nyamara ubasha kugira amahoro igihe uri mu nzu isakaye neza. Rero uburemere bw'ikibazo ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo impamvu ufite zo kwihangana nicyo kibazo cyo kwitabwaho. Kubera ko uko tuzagenda tubona ko burya ibyo bintu byose bitugwaho byo ntabwo bizahagarara, kandi byose bizira impamvu. Bityo rero bakundwa bagenzi bene data, ndabingira ku mbabazi z'Imana kugira ngo inzu zanyu muzisakare, kuko muri kino gihe cy'imvura imeze itya, aho isi ishaka ko tuyishingikirizaho, turasabwa ikintu gikomeye kizaduhesha amahoro mu makuba, ariho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Bityo rero ndagira ngo mbahendahende ku mbabazi z'Imana, ntabwo ngiye mbabwira ngo mugire kwihangana, kuko abantu benshi bakunda kuvuga gutyo ngo mugire kwihangana, musabe Imana kwihangana. Ariko kwihangana ntabwo ari ikintu gisabwa, nta nubwo ari n'ikintu mvuga ngo Imana itanga gusa, no, ahubwo kwihangana ni n'ikintu gisaba ko imyumvire y'umuntu igomba kuba ihindutse. Kuko twamaze kubona ko impamvu rusange yo kwihangana n'ubusanzwe irahari, ariko noneho igomba kongerwaho izindi mpamvu zo kumenya intego, kumenya icyazanye ikibazo, kumenya ese ndakihanganira kubera iki, ese mfite impamvu ifatika kukihanganira, ese ndakihanganira kubera ntego ki, nzabona iki hanyuma, ese nzaronka. Ni ibibazo byinshi byagombye kuba bitera umuntu kwihangana mbere y'uko asubiza mu byo yageragejwe byose, mbere y'uko agira uko yitwara. Reka dusubikire hano, tuzakomezanye mu gice cyacu gikurikiraho tuvuga ibyo kwihanganirwa ibyo ari byo, tunavuga noneho ku byo kwihangana no gukora kwako n'intego zako, kugeza ubwo tuzavugaho agace gatoya. Turi ku gice cyo gusakara inyubako y'agakiza. Igice cya mbere dutangiyeho no kwihangana, noneho kukazakurikirwa no kwizera. Kwihangana kwa Kristo, kwizera kwa Yesu, nibyo bintu bikoze igisenge cy'inyubako yacu gakiza. Bityo ntuzagicwe n'igice cyacu gikurikiraho. Reka dusenge turekera aho ngaho, kandi ujye wibuka gusangiza zino video zacu abandi nibona zigufitiye umumaro. Ujye wibuka rwose ntugacogore, kandi n'ubushaka ibyigisho byacu ntukibagirwe gukanda subscribe, iryo jambo ry'umutuku ryanditse kuri video yawe, ukande ndetse no kuri yanzogera kugira ngo ubone video zacu ku gihe, kuko iyo ubonye bikugirira umumaro birakorohera kugenda uzibona uko dushyizeho inshyashya. Yesu aduhane umugisha. Turagushimiye mukunzi mwiza, turagushimiye data twese dukunda, tugushimiye ko ari utwigisha kandi ari utuyobora mu nzira itunganye ku izina ryawe. Turaguhendahenda rero kugira ngo udufashishe ubunibambe byawe, kugira ngo tugere aho ushaka mushorera ibyo ushaka bisozwe n'ukuboko kwawe kwiza muri twe ku bwa Yesu. Amen.